uno munsi ijambo ry'uno munsi ibigeragezo. Ubu ngubu tuvugana amasaha aya ngaya, ikintu cyitwa ibigeragezo biri mu bintu bya mbere bishobora kuba biri gutuma abakristo benshi bava mu bukristo. Ubu ngubu tuvugana kubera ibigeragezo hari abantu benshi batari kwemera Imana ndetse bari no kuyivaho. Kubera iki? Kubera ikintu cyitwa ikigeragezo. Haleluya. Ako nifuje ko uno munsi dusesengura ikigeragezo icyo ari cyo, kugira ngo uno munsi ukibone mu buryo budasanzwe, ukibone nk'uko Imana ikibona. Haleluya. Uko tubizi ikigeragezo ni iki? Ikigeragezo ni ikintu kikugerageza kikakubera ibamba, ni ikintu kikubuza amahoro hejuru no hasi, ni ikintu kikuremereye ndetse kirenze ubushobozi bwawe. Haleluya. Sinzi nawe uri kubyumva neza, gusa ikintu nshatse kuvuga ni iki ngiki. Iyo ikintu kiri mu biganza byawe ntabwo gishobora kwitwa ikigeragezo. Mumbaye tube hamwe duhuze imitima, ibindi byose ubu byirengagije wite ku ijambo ry'Imana turi kumva muri uno mwanya, kuko ndabizi nubasha kubisobanukirwa. Ni kenshi unda kubabwira uti ngo birahindura amateka nyako ubu ngubu none ni danger. Haleluya. Kubera iki? Nabashije gusobanukirwa ko mu Mana harimo ibintu bitangaje. Umuntu uri gucuranga za muri volume gato, umunsi ku wundi Imana yongera ubwiza, umunsi ku wundi mu ijuru ubwiza buriyongera. Rero sinzi impamvu natwe ijambo ry'Imana yitakiyongera umunsi ku wundi. Haleluya. Rero kamubwire icyo utegereje nicyo uri bubone, proportion utegerejemo niyo uri bwakiremo. Haleluya. Turi kubigeragezo, nkuko nandi kubabwira, ikigeragezo ni ikintu kitoroheye umuntu, ni ikintu kiri beyond imbaraga z'umuntu, ni ikintu kiyagaje isi kugeza n'ubu ngubu. Haleluya. Wasa ko kubera ibigeragezo cyangwa akambyita ibibazo, akambyita ibigeragezo. Kubera ibigeragezo hari abantu batabasha kubona Imana. Kubera ibigeragezo hari abantu bemera ko Imana itabaho bitewe n'iki? N'ibibazo babona ku isi. Kubera ibigeragezo n'abakijijwe ubwabo bava ku Mana. Kubera iki? Ibigeragezo. Ibigeragezo ni kuvuga ni ibihe? We kujya kure cyane. Tuvuge iyo uvutse ukabona urwaye indwara idasobanutse, indwara idakira. Iyo uvutse ugasanga iwanyu ntabwo byifashe neza. Iyo uri mu ishuri ntukore neza ugasanga nyine birakubanga. Kamubwire ikigeragezo wumve ngo ni ikibazo icyo ari cyo cyose. Cya kintu ndabizi twese turi abantu, ntawe utagira ibigeragezo. Uko twicanga twese nta muntu afite ibibazo, haba ngaha cyangwa mu rugo iwabo. Haleluya. Ibigeragezo biri ahantu hose, ariko Imana yifuje ko uno munsi tumenye uburyo dukwiye kubyitwaramo, tumenye n'impamvu yabyo, tumenye n'impamvu biriho, n'impamvu ndetse bitugeraho. Mureke dusome muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 2 mwumve uburyo. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 2 kugeza ku wa 3 aravuga ngo bene data, ngo mwemere ko ari ibyishimo rwose ngo nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe. Kugubwa gitumo ni nyine ibintu kukwikutaho utazi iyo bivuye. Ugitumo nibibagerageza bitari bimwe, ngo mumenye yuko kugeragezwa kwanyu ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Mureke dusimbuke tujye ku murongo wa 12. Haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iryo Imana yasezeranyije abayikunda. 13. Ngo umuntu niyoshwa gukora ibyaha, ngo ye kuvuga ati Imana niyo inyoheje, ngo kuko bidashoboka ko Imana yoshwa n'ibibi, ngo cyangwa yo igire uwo ibyoheje, ngo ahubwo umuntu yoshwa iyo akuruwe n'ibyo ararikiye bimushukashuka, ngo nuko iryo rari ngo riratwita rikabyara ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu. Umurongo wa 16. Ngo nimukayobe ngo bene data bakundwa, ngo gutanga kose kwiza n'Imana yose itunganye rwose nibyo biva mu ijuru, ngo bimanuka bituruka kuri se w'imico udahinduka, ngo cyangwa ngo agire n'igicu cyo guhinduka. Mureke dusoreze mu itangiriro rya igice cya mbere. Umva uburyo aravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, ngo yari iriho ubusabusa, umwijima ari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Ngo Imana iravuga iti habeho umucyo ubaho. Ngo Imana ibona umucyo ko ari mwiza,
Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Ngo Imana yita umucyo amanywa, umwijima iwita ijoro, buragoroba buracya. Uwo ni umunsi wa mbere. Haleluya, haleluya. Twatangiye tuvuga ibigeragezo. Sinzi niba ubyumvishe neza uburyo muri Yakobo badeterminingamo cyangwa badescribingamo ibigeragezo. Uko byasaga bisa nkaho Pawulo yari kutubwira ngo mwishimire ibibagerageza. Haleluya. Ngo mwishimire ibibagerageza bibaguyeho gitumo. Ngo kandi ngo mumenye yuko ibigeragezo ari byo mbaraga zanyu. Haleluya. Nagira ngo mbakurure tube hamwe. Katujye mu itangiriro. Byagenze gute? Ngo Imana, ngo mbere na mbere, ngo isi yari itariho, ngo nta kintu cyari kiri ku isi, ngo isi yari itagira ishusho, ngo hariho ubusa gusa. Ngo umwuka w'Imana agendaga hejuru y'amazi. Muri make isi yari yuzuye amazi gusa, nta kintu na kimwe cyari kiri usibye umwijima n'amazi. Isi yari yuzuye umwijima gusa. Ngo nuko Imana ibibonye iravuga uti ngo habeho umucyo. Ngo nukuba umucyo ubaho. Umaze kubaho, ngo noneho Imana ihitamo gutandukanya umucyo n'umwijima. Haleluya. Ngo umucyo iwita amanywa, ngo umwijima wita ijoro. Imana ikimara kuvuga uti ngo habeho umucyo, mu magambo make kuri uwo mwanya umucyo niwe wari ubaye muri make, umwijima nari kumwera kubaho. Iyo Imana idatandukanya ibivuga uti ngo umucyo witirirwe saa sita, ngo n'umwijima witirirwe ijoro. Haleluya. Imana ifashe binyorohere. Can I preach? Can I preach? Can I preach? Yes, mwumve kino kintu. Nk'uko umwijima wari wo kuva mbere, muri make uko bisa kose, umwijima watangiraga guhera kuri A kugera kuri Z, byari umwijima gusa. Umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, nta tandukaniro ryari ririho ry'umwijima n'umucyo. Kubera iki byose byari umwijima. Ariko Imana ivuze iti ngo habeho umucyo, hari ikintu nshaka ko mwumva ni iki ngiki. Imana ivuga ngo habeho umucyo, ni ahantu umucyo waturitse. Nta kuvuga ngo nti ngo umucyo waturitse nko kuri chapelle ngo urasa. Umucyo wavuye mu mwijima. Haleluya. Imana ivuga iti ngo habeho umucyo, umucyo wavuye mu mwijima. Ntabwo umucyo waje ngo wikubita, umucyo wavuye mu mwijima. Ngo ariko Imana imaze kubibona iravuga iti noneho habe itandukaniro hagati y'umucyo n'umwijima. Bishatse kuvuga iki? Imana itavuga ko hagomba kuba ijoro, umucyo ari kubaho byiteka ryose. Ndabizi ibintu kuvuga amaze gusa kubisanukirwa nyuma. Ubuzima tubayemo mu Mana ni ubuzima butwizeza ubutsinzi from A to Z. Ni ubuzima butwizeza kurindwa guhera ku itangira kugera ku iherezo. Ni ubuzima Imana ivuga ko dukwiriye kubamo nta kibazo dufite. Ushobora kubaza uti noneho ibigeragezo bizamo gute? Ubundi mu buzima habaho ibigeragezo bibiri. Hari ibigeragezo ugeragezwa simply kubera ko Imana yemeye ko bikugeraho. Hari n'ibindi bigeragezo ugeragezwa kubera irari ry'umubiri. Haleluya. Hari ibyo ugeragezwa bitewe n'uko Imana yavuze uti it's okay. Hari n'ibindi ugeragezwa bitewe na deadly desires za kamere. Haleluya. Aya ngo mutandukanye ibintu mwe kugira ngo ibigeragezo byose bituruka ku Mana. Akuretse n'ibyo niyo ugeragejwe nibituruka ku Mana. Imana irabyemera ariko ngo kuko Imana ari iyera, ngo nta kintu kibi cyayiturukaho. Niyo mpamvu itashoboka ko ari kugerageza. Sikose. Ni Satani uzi imbere yawe. Kuba Imana yemera kugeragezwa suko ikwanze. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kigeragezo na kimwe ngo cyabasha kukugera utabasha kunesha. Ngo ndetse niyo kigutsinze ngo Kristo aba ari kugira ngo akurwanirire. Haleluya. Mwumve kino kintu. Muri make icyitwa ikibazo cyose icyo wadetermininga n'ikigeragezo mu buzima bwawe ugifiteho ububasha. Haleluya. Ntabwo Imana bitewe n'urukundo igukunda uburyo yemeye guha Kristo akagupfira, ntabwo ishobora kwemera ko hagira ikintu kirenze ubushobozi bwawe kigera imbere yawe. Haleluya. Kankubwire, kugira ngo uvukire ahavukiye nuko Imana yabonye kuzabasha kubihangana. Kugira ngo ubane n'ibitoroshye ubu ngubu nuko Imana yari yabonye kuzabibasha. Haleluya. Ngo niyo mpamvu iyo tugeragezwa ntabwo tugeragezwa bimwe. Hari igihe nshobora kugeragezwa ikintu njyewe nkabasha kugira withholding, ariko wowe wakigeze kikakurangiza. Niyo mpamvu utageragezwa byose.
Haleluya. Iyi Imana ivuze iti ngo nitaye ku buzima bwawe, ntukagire akamabwire. Hari ibyo dufatamo Imana bituma natwe tutabana neza nayo. Niba akunaniye mujye mubyibaza, Imana yaravuze uti njyewe nkurema ngo naremye imitsi yawe yo kubaho utaraba urusoro mu nda ya mama wawe. Kuva ku munsi wa mbere w'ubuzima bwawe kugera ku wanyuma, Imana byose irabizi. Imana irabisobanukira. Bishatse kuvuga iki? Mu bihe byiza n'ibibi byose Imana ibikora iki? Ibi bibona. Mu gihe nk'iki ngiki Imana yisikuza uri kugeragezwa muri buno buryo. Ariko ndashaka ko tureba n'Imana. N'iki Imana yabonye kidasanzwe? N'iki Imana yabonye kidasanzwe nyuma ya kino kigeragezo? Hallelujah. Can I preach? Ndumva bitangiye kuza. Ibigeragezo bituruka ku Mana kanze bibasobanura uko bimeze. Hallelujah. Katugende kwa Yosefu. Yosefu byagenze gute? Yosefu iyo bene se batamugurisha, haleluya, iyo bene se batamwanga, iyo batamugirira nabi, ntiyari kuba yarabaye Yosefu tuvuga ubu ngubu. Haleluya, haleluya. Yosefu avuka se yaramukunze. Mu kumukunda nta kindi cyabayeho, bakuru be bamugirisha, baravuga uti ntago byashoboka, we nuri uwacu. Bigira inama yo gukora iki? Yo kumugambanira. Abavandimwe bawe, fata nk'abavandimwe bawe, bahisemo kugambanira Frank cyangwa uri. Abantu mwasangiye akaryoshye n'akabisi, abantu mwaraye hamwe, abantu mwishima, abantu atari n'abandi bantu basi, abavandimwe bawe barakugerageza. Mbwira, hari ikigeragezo kiriho kirenze icyo ngicyo? Hari ikigeragezo kiriho kirenze icyo ngicyo? Ariko mwumve kino kintu, ntago bari bazi ko, kamubwire, mwamuzi ko yuko ngo n'abapfumu bwabo iyo baraguye ntago basha kubuzamo umugambi w'Imana. Bishatse kuvuga iki? Hari igihe umupfumu aragura akagwishamo ibintu, kumba kibwira ko ari Satani ukoze, kandi ni umugambi w'Imana. Kubera iki? Imana itabye ntago bishoboka kubaho. Haleluya. Kamaze mabaza, hari ikintu cyaba Imana itagishira, itacyemeye? Imana yavuze uti hoya, cyabaho n'icyabaho. Rero kamubwire, Yosefu iyo batamugurisha ntago Potifari yari kuba yaramwakiriye. Bene se baramufashe, bashatse kumwica. Haleluya. Mu kumwica ntago byabakundiye. Muzi impamvu? Si uko Devo yaramugiriye impuhwe, ni kubera umugambi w'Imana. Ni kubera umugambi w'Imana. Iyo bishoboka Devo icyo yashakaga ko ari ukumwica, kuko bashatse kumwica babura uburyo. Mu kubura uburyo bigira inama yo gukora iki? Yo kumujugunya mu cyobo. Ngo nuko baraza baramubona, baramufata, baramugurisha. Umuntu wizera Imana, yizeraga Imana, umuntu washimwaga na se, atandukanijwe n'iwawe ikindi cya kabiri agizwe umuretwa. Ako kubw'igikundiro kimara kubw'ubuntu bw'Imana, ngo Yosefu Potifari aramukunda. Mu kumukunda n'ibyarangira umugore noneho amubera ibamba. Yosefu bwa kabiri arafungwa, atwarwa muri gereza. Icyo ni ikindi kigeragezo. Ariko mu gutwarwa kwe muri gereza nta kindi cyabayeho, yari inzira y'Imana yo kugira ngo izamuzamureme. Kuko ari muri gereza, ngira ngo murabizi ukuntu byagenze. Yakijije abantu babanaga, arabasengera barakira. Nuko umuntu umwe yakijije barabagaze muri prison, aha makuru Farawo yuko byifashe. Nuko Yosefu akora iki? Aramenyekana. Kubera iki? Kubera icyo kigeragezo gusa. Kambaye urundi rugero, Mose igihe yavutse mu bihe bibi cyane, yavutse mu bihe bidasobanutse, yavutse aho bari kwica abana b'abahungu bose. Haleluya. Yosefu gutandukana n'umuryango we bisa nkaho byari birangiye, ariko mu by'ukuri atandukana n'umuryango we yahujwe no kwa Farawo. Umwana wa Farawo aramutwara, aramurera, aramukuza. Uwo Farawo ashaka kwica niwe yirereye ubwe. Haleluya. Iyo batamugurisha ntabwo ari kuba yitwa Moses tuvuga ubu ngubu. Ndi kubabwira uburyo ibigeragezo by'Imana Imana kubikugeraho uko bisa, bitandukanye kure n'ibyo umuntu yikururira. Kambaye urundi rugero rw'ibigeragezo bitugeraho bitewe natwe ubwacu, ari twe tubyikururira. Muribuka igihe Dawidi yabonye umugore w'abandi aramwifuza. Mu kumwifuza nta kindi cyabayeho, barasamba. Nyuma yaho Imana ibintu yamukoreye
nibivuga kuko byafekse na Israel yose. Icyo nacu ko bigaragara cyari ikibazo, cyakitwa ikibazo nka bya bibazo byose twagiye kubona byabaye ku bandi, ariko mu by'ukuri aho cyari giturutse ntihari ku Mana, ntihari ku Mana. Kambabwire nje kubwira uti ngo ikigeragezo urimo ubu ngubu, ibibazo uri kubona utagizemo uruhare, yewe n'ibyo wagizemo uruhare Imana yiteguye kukurokora. Menya ko Imana irabizi, Imana irabibona. Ngo niyo mpamvu ijambo Imana tubwiye uti ngo mureke kwihangana gusozwe umurimo wako, ngo kuko nibwo muzashika, nibwo muzakora iki, muzagera ku rugero rushitse mutabuze na kimwe. Haleluya, haleluya. Kankubwire, iyo umwijima utabaho ntago umucyo ari kubaho. Iyo umwijima utabaho ntago umucyo wari kubaho. Bivuga mu buryo bwumvikana, ikibazo cyawe, ikibazo kigiye hari igisubizo, ikibazo kizari igisubizo, cyangwa kino kiza cy'iki gisubizo. N'igisubizo kiza hari ikibazo, ntago igisubizo cyazano atari ikibazo. Muri make, iyo hari ikibazo hagomba kuba n'igisubizo cyawe, niyo kitaboneka uwo mwanya kugomba kuba igisubizo cyawe. Haleluya. Kankubwire, ntago bishoka ikigeragezo cyasa cyonyine. Wapi? Ikigeragezo kizana n'igisubizo cyawe. Tube hamwe abantu bari kurangara. Ntago ikigeragezo kiza cyonyine. Menya ko niba hari umwijima uri mu buzima bwawe, menya ko ufite n'umucyo wawo. Haleluya, haleluya. Imana ibafashe mu byumba. Ibibazo byawe ubu ngubu wihangayikishwa nabyo, we kwicwa nabyo. Kankubwire, ibibazo uri gufesanga nabyo ubu ngubu ntago ari ibyo kukwica, ni ibyo kugukiza. Ibigeragezo nk'ibi ngibi, kankubwire, nakunze kuba runo rugero, nakunze kuba runo rugero rw'uburyo Israel yatewe. Mu guterwa biyambaza Imana. Imana irababwira uti mwe mukore gutya na gutya, nuko barabikurikiza. Mu kubikurikiza ngo bashe gutsinda umwanzi, ariko uburyo ngo babanyaze, ngo ekonomi ya Israel ngo yarazamutse. Iyo ikigeragezo gituruka ku Mana, iyo kirangiye, outcomes zaba ari nziza, aba ari ibintu byiza birengeje, biri worthy kugomba kuba warakoze iki, warabinyuzemo. Kambe final results z'ibigeragezo uburyo biba bimeze bituruka ku Mana. Kambyitire bituruka ku Mana kuko niko kenshi biba bimeze, kuko Imana iba yabyemeye ko bikugeraho. Iyo umaze kugeragezwa, final results nizo zikumvisha uburyo byari bikwiriye. Kankubwiza ukuri, uko byagenda kose nawe utageragezwa, ndetse no mu byo wageragejwe hari ibyarangije kurangira, hari ibyarangiye. Ariko najye mu byo nahamishije amaso yanjye, hari ibintu byambayeho mu buzima avuga uti okay sawa nakunda, ariko nyuma yaho nibwo nashimye Imana ati Mana warakoze ku bwa bya bindi, warakoze kubwo nanyuze muri ibi ngibi. Kubera iki? Hari nabiri worthy, si ibyo kukwica n'ibyo kugukuza gusa. Kugira ngo ubyitwaremo neza ukeneye ikintu kimwe gusa, kubana n'Imana, kumenya Imana. Ibyo ni ibintu bishobozwa umuntu uri muri Kristo Yesu. Ibyo ni ibintu bishobozwa umuntu ufite Imana. Haleluya, haleluya. Mumenye kino kintu, do not worry about ibintu uri kunyuramo. We kugira ikibazo kibikuremereye ubu ngubu, ntugire ikibazo ako ukigira utari kumwe n'Imana, kuko ngo nuteze kuzabivamo. Ariko niba uri kumwe n'Imana ukaba usa kuri kugeragezwa bitaturutse kuri we, yewe ntabwo turi perfect kandi bivuge muri ubwo buryo. Hari naho ducumura, twacumura tukikura ibyo bintu, ariko humura, nabyo Imana ibibyaza umucyo kuko ari mwene mwijima. Haleluya, haleluya. Nizeye ko mubyumvise. Humura, amafaranga Imana ifite byose, Imana ifite ubwenge, Imana ifite amafaranga, kandi byose ni ibyawe. We kureba nk'umuntu utari kumwe n'Imana, nureba nk'Imana uzabona ko bikwiriye, kuko ndabizi neza hari ibintu bimwe byagiye biba mu buzima bwanyu, iyo bitabaho ntari kubuza Imana ubu ngubu, ntibari ko warabonye Imana. Ndakubwiza ukuri. Haleluya, haleluya. Menya ngo ikintu uri kunyuramo ubu ngubu kiri worthy kukinyuramo, kuko outcomes uzabasha kuzibona ushima Imana. Haleluya. Kuva uno munsi we gutinya ibigeragezo. Pawulo abivuga neza avuga uti ngo
ngo wishimire ibigeragezo ngo kuko ari byo mbaraga zawe. Kamubwire uko urushaho kugeragezwa niko urushaho gukomera. Nutageragezwa ntabwo uzakomera, nutageragezwa ntabwo uzabona imbaraga z'Imana. Nutageragezwa ubundi mu bigeragezo ni Imana yigaragariza cyane, kuko igihe umuntu afite ibibazo nibwo abona Imana, nibwo Imana ndetse bayishimiye gukora cyane mu buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Kuva uno munsi cyitwa ikibazo mu buzima bwawe, ntugire ikibazo, ntugire ikibazo. Imana byose iri kubibona, Imana byose irabizi, kandi mbere ko naba Imana ari bisiko bizabaho. Rero icyo usabwa ni iki? Tuza wihangane, wizere Imana, Imana izabisohoza. Haleluya, Imana izabisohoza. Sinitekereza uburyo kimeze, haba indwara, haba ubukene, haba iki, menya ngo hari iherezo kuri byose. Ntabwo ari igihe ngo tuzaba tugiye mu ijuru, kuri ino si. Haleluya, tugiye gusenga. Kuva uno munsi ibigeragezo byitwa ibibazo mu buzima bwawe byo kugukura umutima, kuko Imana irabizi byose. I appreciate Lord, since the day we met, I've never been the same. I appreciate